Alo. Alo. Bimeze bite muze? Uje neza mwana wa. Ndi kwisoromera udususa. Muze, kiriya gihungu cyawe cyanereye mushiki wanjye inda. Ko mfite abahungu benshi se ndamenya ari uwe. Ko ari uwitwa Kirindazi, akaba ari n'uwitwa Habimana. Urabo ngabo n'ubuhe? Ndavuga Kirindazi afite urutsinda rumeze nk'inkoni Satani ajyana ku irondo. Ariko mana yagira ntumbagana nageze ngo nagwishyukwa. Muze, ibyo ni wowe ubyivugiye. Muraje mumbone, ndaje ndamufungisha. Yihorere wigifungisha. Ahubwo ndaza kuyikeba. None se muze, uraba ukemuye iki? Ibyo mukina nabyo ntago mubizi. Nuyikeba se bizafasha umwana azavuka. Birasubiza mushiki wanjye uko yarari. Muze, ntago uzi ikipe uri gukina nayo. Uriya mwana yateye inda uzi ko afite imyaka 15. Mu mazi. Birakaze. Mupira vugisha icyo kirimarima. Ameze bite sha washyano. Muze, ni jya uri kwitishana. Ni naho uyu munsi turahangana. Nanjye uyu munsi nibyo nshaka ko duhangana. Uyu munsi nutarusohokamo ndarusohokamo. Ese muze kumeze nk'uwariye amavubi. Uyu munsi byagugendekeye bite? Ntago wabonye itabi nkoherereza 100. Ahubwo iryo jana ryohereza icyo gishoshwe cy'imyaka 15 wateye inda. Muze, musigaye mutera inda abakobwa mukaza mubeshyira abana banyu. Ako hakiri marimba we utacyogoza. Kira gishoshwe cyo mwahabimana mwakwikwitanaga si wowe cyese ukagitera inda. Nge nzi ko Ange twakoresheje agakingirizo. Ndabuje ni Ange mwana wa. Biroga cyemvugisha icyo gisaza cye. Muze kumamagara mwafashe uhe mwanzuro? Se mwana wa buje ni Ange yateye inda. Yego muze, ni Ange. Ye mwana wa wikirega urakarura nawe utamutera inda. Ahubwo se nzo nanjye nyimutera mu mfunge.